Now which kind of way I never see. I carry God so I fear nothing. Steady increasing the command. Ayra Starr, umuhanzi w'umunyafurika ukiri muto, yamenyekanye kubera impano idasanzwe mu buhanzi bw'indirimbo no mu guhanga umuziki uhuza injyana nyinshi mbere yo gusinya amasezerano y'imikoranire na Roc Nation Society ya Jay-Z. Ayra Starr yaramaze kugaragaza ubushobozi buhambaye mu njyana ya Afrobeat ndetse na R&B ndetse n'izindi njyana zigezweho. Ubuhanga bwe mu gucuranga, kuririmba no kwandika indirimbo byatumye atandukana n'abandi bahanzi bo mu rwego rwe ndetse akurura abafana benshi mu buryo bwihuse. Ubwo yakomezaga kwagura izina rye mu muziki, Ayra Starr yagaragaje uburyo afite ijwi rikomeye, ubwenge mu guhanga ibihangano by'umwimerere n'imyitwarire ikurura abamukurikira. Ibi byamufashije gukurura amaso y'ibigo mpuzamahanga kugeza igihe Roc Nation ya Jay-Z imubonye yiyemeza kumufasha mu bihangano bye, bimufungurira imiryango yo kugera ku isoko mpuzamahanga. Uyu mwihariko we mu guhanga no gushyira mu bikorwa ibihangano bye mbere yo kwinjira muri Roc Nation nicyo cyamuhishije kuba umwe mu bahanzi b'icyitegererezo ku rubyiruko ruririmba Afrobeat n'indirimbo zigezweho muri Afurika no ku isi yose muri rusange. Ikaze mu kiganiro cyacu cya none, baragana he? Iyi ni Taratibu TV, njye nitwa Justin Mind Harerimana. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Oh, nah, papari. Amazina ye nyakuri Ayra Starr Aderibigibe, ni umuhanzi w'umunyanigeriya uzwi cyane ku rwego mpuzamahanga mu njyana ya Afrobeat, Pop ndetse na R&B. Uyu muhanzikazi Ayra Starr yavukiye mu mujyi wa Cotonou muri Benin ku itariki ya 14 Kamena muri 2002. Imiryango ye n'ubuzima bwo mu bwana. Ayra Starr yavukiye mu muryango w'abanyanigeriya baba muri Benin, akaba umwe mu bana batanu. Umuryango we wakundaga umuziki bigatuma kurira mu rukundo rwo kuririmba no kumva indirimbo. Yakundaga kuririmba mu rusengero hamwe n'abavandimwe be, aho nyina yamushyigikiraga mu rugendo rwe rw'umuziki. Umuvandimwe we Dami Aderibigibe yamufashaga kwandika indirimbo no kumenyera umuziki. Ayra Starr yize International Relations and Political Science mu ishuri rya Lekosono University i Cotonou. Nubwo yari mu ishuri, umutima we wari mu muziki, maze atangira gushyira indirimbo ku mbuga nkoranyambaga mbere yo gukomeza mu muziki nk'umwuga. Ikindi kandi yakoraga nk'umunyamideli mu nzu y'abamurika imideli ya Cove Mode Management akorera mu mijyi ya Lagos na Cotonou. Yakuriye cyane mu mujyi wa Lagos muri Nigeria, aho yakuriye mu muco wa Afrobeat kandi ahura n'amahirwe yo guhura n'umuhanga mu muziki Don Jazz wamufashije gutangira urugendo rwe rwa muzika mpuzamahanga muri Marvin Records 2020. Uburyo yatangiye gukunda umuziki, Ayra Starr yakundaga umuziki akiri umwana. Abahanzi nka Beyonce, Nicki Minaj, Shakira, Angelique Kidjo na Wizkid bamufashije guteza imbere umuziki we. Uyakuze ari umuririmbyi wo mu rusengero, aho yamenyaga gutunganya ijwi rye no kumva imiririmbire y'indirimbo. Gusa hari n'abamufashije mu rugendo rwe. Nyina yamushyigikiraga kuva akiri muto, ndetse n'umuvandimwe we Dami Aderibigibe umufashaga kwandika indirimbo no kumenya uburyo bwo gukora amajwi. Nyuma yaje kumenyana na Don Jazz washinze Marvin Records wamufashije kuva ku rwego rwa cover songs ajya ku rwego rw'umwuga. Yatangiye kuririmba afite imyaka 10, akurira mu rusengero. Yandikaga indirimbo ze ndetse akajya azikira ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, YouTube. Indirimbo ye ya mbere yamumenyekanishije ni indirimbo yise Damage. Yashyizwe kuri Instagram mu ntangiriro za 2020, yaje kumuteza imbere ku rwego rwa Marvin Records. Ibitaramo bya mbere n'indirimbo ze zamenyekanye, yasize hanze EP ye ya mbere yise Ayra Starr EP mu kwezi kwa Mutarama 2021. Yatumye abantu benshi bamenya ijwi rye ridasanzwe. Indirimbo nka Away, Delete, Diamond in the Roof na Seya zamuhesheje izina mu muziki. Injyana aririmbamo, Ayra Starr n'umuhanzi uhanga indirimbo z'umwimerere uhuza Afrobeat, Afropop, R&B na solo. Akenshi asobanurwa nka Afro Fashion Sound, aho aririmba abihuza n'imiririmbire ya Afurika n'umuziki w'isi yose. Uburyo aririmbamo
n'imyandikire. Afite ijwi rituje rifite amarangamutima rimwe na rimwe ryivanga n'umudiho w'ijwi ryo hejuru. Indirimbo ze zifite ubutumwa bw'imbaraga, urukundo, kwigirira icyizere no kwiyakira. Akenshi yandika indirimbo ze akoresheje ubwenge bwe cyangwa akazandika afatanyije n'abandi bo muri Marvin Record. Gusa bitewe n'uburyo abikora neza n'ubuhanga bikorana, imyandikire ye igenda igira ingaruka nziza ku bandi bahanzi. Indirimbo ze zishishikariza urubyiruko gukomeza inzira yabo, kwigirira icyizere no kumenya ko ubuzima bufite agaciro. Ku rukundo aririmba ku gukunda no gukundwa mu buryo bwubaka umuntu kandi agaragaza ubwigenge bw'umugore. Ibihangano byamuhaye izina harimo Away yasohoye muri 2021, Blood Samaritan yasohoye 2021, Rush yasohoye 2022, Sabrite yasohoye 2023, Koma yasohoye 2024. Indirimbo ze zahinduye isura y'abakobwa mu muziki, zerekana ko bashobora kuba abahanzi b'icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga. Ayra afite EP yasohoye muri 2021 ndetse ikaba na EP ya mbere yerekanye ubushobozi bwo guhuza Afrobeat, R&B na Pop. Nanone kandi yasohoye album yise 90 and Dangerous yo muri 2021. Iyi album yuzuye ibitekerezo by'urubyiruko. Indirimbo zakunzwe nka Blood Samaritan na Away. Hari album yise Clever 2023. Iyi album ya kabiri igaragaza ubushobozi bwo guhanga indirimbo zigezweho n'urukundo, kwigirira icyizere no gushimisha abakunzi be. Ibihembo yatsindiye igihembo cya Healthy Awards muri Nigeria mu cyiciro cya Next Rated and Best Female Vocal Performance. Ikindi kandi yatsindiye Best Awards nomination muri USA, atsindira MTV African Music Awards mu cyiciro cya Best New Act and Listeners Choice. Ikindi kandi yatsindiye Afrima mu cyiciro cya Best Female Artist in the West Africa. UDUHIGO indirimbo ye Away yageze ku ndirimbo zirenga 1 miliyoni ku mbuga nkoranyambaga mu gihe gito. Blood Samaritan yageze ku mwanya wa mbere ku maradiyo menshi muri Afrika. Album ye ya mbere yageze mu bihugu byinshi by'i Burayi na Afrika mu minsi mike. Ibitaramo bikomeye uyitabiriye Afro Nation Festival muri Portugal no mu Bwongereza. Nanone akora European Tour mu Bufaransa, mu Bubiligi ndetse no muri Netherlands. Marvin Record Live Concert yakoreye hariya muri Nigeria. Gusa hari n'abandi bahanzi benshi bakomeye bagenda bafatanya n'uyu muhanzikazi, barimo abahanzi bamaze kuba icyitegererezo hariya muri Nigeria, barimo witwa Rema, hakazamo Omaley, Don Jazzy, Boss we ndetse na ba Clion na ba John Delili n'aba producers b'amalebo batandukanye. Marvin Record yamufashije kuva atangiye urugendo rwe. Don Jazzy, producer mukuru, yamuyoboraga mu gukora indirimbo. Baby Fresh, Clark Malo bamufashije gutunganya amajwi. Uko yagize ingaruka ku muziki w'isi, Ayra yatumye abakobwa bo muri Afrika bagira icyizere cyo kwinjira ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo ze zerekana imbaraga n'ubutumwa bw'urubyiruko. Indirimbo nka Away na Blood Samaritan zatumye Afrobeat igerwaho n'imbaraga mpuzamahanga. Abanza amufatiraho urugero barimo Iyabo Ojo wo muri Nigeria, Thames wo muri Nigeria, abahanzi bato bo muri Nigeria na Ghana na South Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Abenshi bamufatiraho icyitegererezo. Ubuzima bw'urukundo, Ayra nta mwana cyangwa umugabo afite. Umuziki n'urugendo rwe mpuzamahanga bikaba ari byo ahanini yibandaho. Ibibazo by'ubuzima, nta ndwara, nta biyobyabwenge, nta gufungwa cyangwa ibindi bibazo bikomeye bimuvugwaho. Ibikorwa by'ubugiraneza, akunda gufasha urubyiruko cyane cyane abakobwa mu mashuri no mu bindi bikorwa by'iterambere. Akangurira urubyiruko kwigirira icyizere no guhanga udushya. Umwihariko nicyo asobanuye ku isi. Uko umuziki we wahinduye amateka, Ayra yatumye abakobwa bo muri Nigeria na Afrika bagira uruhare mpuzamahanga mu muziki. Indirimbo ze zatumye umuziki wabo ugera ku rubyiruko mpuzamahanga. Indangagaciro asiga ku rubyiruko: kwiyizera no kwigirira icyizere, gukoresha impano mu buryo bufite intego, ubwitange no gukora cyane, guharanira ubwisanzure bw'abagore. Aho ahagaze ku rwego rw'umuco mpuzamahanga, yinjiye mu ruhando mpuzamahanga rw'abahanzi b'abakobwa bakomeye. Yagaragaye kuri Billboard MTV Best Award, afatwa nk'ikimenyetso cy'abanyafurika bashya bageze ku rwego mpuzamahanga. Uko azibukwa nk'umuhanzi w'umwimerere
wagaragaje ko abakobwa bo muri Afurika bashobora kugera ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo ze zizaba ubutumwa bw'urubyiruko rw'abakobwa bashishikajwe n'impano zabo. Ibirimo kumuvugwaho akomeje kuba icyamamare mu muziki wa Nigeria no ku rwego mpuzamahanga. Ari gutegura album ye ya gatatu n'indirimbo nshya, imishinga mishya, gukorana n'abandi bahanzi bakomeye ku isi, gukora world tour mu Burayi no muri Amerika, guteza imbere abakobwa bafite impano mu muziki, icyo abakunzi bamwitezeho, indirimbo nshya zifite ubutumwa bw'imbaraga, ibitaramo mpuzamahanga, gukomeza kuba icyitegererezo ku bakobwa n'urubyiruko. Reka mushimire wowe ukomeje kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, comment kuri Taratibu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Nge nari Ja Sitting Mind ha Ririmana.